aho hombi nagiye ejo byari ngombwa kujya kureba ngo bimeze bite, ese ibivugwa ivugirwa i Kigali. Hari n'igihe n'ijisho ry'underega rishobora kukurebera ibyo utaritumye rikareba ibyaryo. Ngiye urumva mba ndeba byinshi, mba ndeba byinshi. So byabaye ngo munazindukiye pe, nta n'inyoni itamba nuza hahandi abantu baba banyuranyura hagati ya bariyeri zombi. Ejo umuntu nabonye wahanyuze kenshi n'abapolisi, ntago abapolisi bari hafi kuri bariyeri, abakozi bo mupaka ku ruhande rw'u Rwanda niba bari mu biro ntabo nabonye. Cyokora hari imodoka zasohotsemo ebyiri zigaragara ko ari nk'iz'abakozi b'umupaka, amapika abiri. Ku ruhande rw'u Burundi ho reka no mu biro nta bari bahari. Yego. Ku ruhande rw'u Rwanda nibura hari haparitse imodoka zitegereje, nabo barundi bahicaye bavuga ati wenda bari buze kuturekura. Ariko ku ruhande rw'u Burundi nizo modoka bari bazirukanye zagiye kure. Bivuze ngo nimugire ikintu mufata, niyo mabwiriza mfite. Nizi modoka nimuzifotore, ni uyu mupaka nimufotore. Cyokora mutegereza hari inama irimo, hari icyavuza kuvamo. Turategereza niyo ya masaha 3 bigeze mu masaha 7 nibwo haje utunyenyeri noneho. Yego. Ariko inama ikimara kurangira baramubwiye kuri telefone ati egeranya abanyamakuru, twahiriwe tutabuja tubona umuntu asohotse tukagira ngo inama irarangiye. Finaloma rero mu masaha 7 saa 8 baraduhamagara ati ngaho nimuze. Baratubwira ati rero mwemerewe. Alright, JALAS Official TV twongeye kubana namwe, tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye. Tubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi, abari mu Rwanda imbere, abari hanze y'u Rwanda. Mwese mudukurikira ni iby'agaciro kandi rwose turabibona. Muduhesha umugisha uko mudukurikiye niko kuduhesha umugisha. Tubaye ntabo tubwira twaceceka. Ariko tubonye mwarebye bari byiza cyane. Ni nayo mpamvu twongeye kubana namwe nyuma y'igihe kitari gito. Twese twaje kugongwa n'ibintu yitwa ko tutagiramo uruhare, uburwayi. Yaba mugenzi wanjye unyicaye hano imbere, Karegeya Jean Baptiste, nawe muzi ko mu minsi ishize twaganiriye intege ari nkeya cyane. Ubu rero nanjye nagezweho, unafisa arakurikira. Ariko ni saison nabonye abantu benshi bararwayeho, maze kuvugana n'abantu nka 4 rwose bambwira ko barwaye kandi ntaziho kurwara. Ntaziho kurwara kabisa. So rero no kwihanganisha abantu aho baherereye bose baba bari muri izo situation, kimwe n'ababa bari nko mu nzu z'imbohe, abo bose tuba tubazirikana. Abantu bari mu bihe batifiteho ububasha. Yego. So Karegeya ndakwakiriye, wongeye kwirirwa amakuru. Nayo ngayo nkayo uvuze. Nanjye ngiye bivanga babivanzemo n'umunaniro n'uburwayi. Nk'ejo ubwo nakoze amasaha atari munsi ya 18. 18. Kandi harimo kujya kuri terrain ku mupaka Bugesera mu makarisiye, umuntu ashakisha inkuru. Yego. So ubwo rero biba bisaba kandi umubiri wose iyo umaze iyo wakoze birenze bikenewe ugira reaction. Ntago yaba ari grave, ni nk'ikimenyetso cyo kubwira ngo gabanya amasaha akoreraga, gabanya amasaha uryamira, gabanya umubare w'amacupunywa, gabanya ibiguca intege byose. Nicyo biba bivuga, nakamenyetso buriya nyine. Ya ndumva waragize umunsi utari mugufi, ariko numvisemo ko wagiye no ku mupaka n'u Rwanda n'u Burundi cyangwa umupaka wa Nemba u Rwanda n'u Burundi. Nawo maze amasaha agera muri 4 cyangwa 5. Uko bimeze. Kabisa. Uko bimeze. Ni iki cyaguteye kujya ku mupaka? Ibyo ni ibisanzwe ngira amatsiko yo kureba ibintu uko byakabaye. N'ubugande bawufungura nari impari. Yego. Hari ubwa mbere bawufunguye bya Nyirarubeshwa, nagiyeyo, nyuma baraza kubifungura byenyewe nabwo nagiyeyo. Ndashaka kubona ibintu nyirizina pana kubimbarirana tuba. Kandi ngiye ntago nakabaye wumva imbarirano. Yego. Noneho ari gatunari hari wenda ari ruhwa sinajyayo, nakagitumba wenda sinajyayo, na Rusumo sinajyayo, ariko gatuna ni hafi. Hajya kureshya gatuna na Nemba hajya kureshya. Aho hombi nagiye ejo byari ngombwa kujya kureba ngo bimeze bite, ese ibivugwa
ivugirwa i Kigali hari n'igihe n'ijisho ry'underega rishobora kukurebera ibyo utaritumye rikareba ibyaryo ngiye urumva mba ndeba byinshi yego mba ndeba byinshi so byabaye ngo munazindukiye pe ya ni amahire rero ko wasuye umupaka nyuma y'uko ufunzwe cyangwa nyuma y'uko twumvisha inkuru z'uko umupaka wafunzwe ubwo ni nawe kutubarira wamugani nk'umuntu wahigereye situation uko imeze ko nabonye mu nkuru bavuga ko hari abarundi bangiwe gusubira i Burundi umupaka iyo ufunzwe niko bigenda ni ibivugwa se umupaka iyo ufunzwe se bigenda bite yako birumvikana nta n'inyoni itamba nuza hahandi abantu baba banyuranyura hagati y'abariyeri zombi ejo umuntu nabonye wahanyuze kenshi ni umusaza wari usiritse ingofani y'umucanga yasaga n'uwubaka hepfo y'umuhanda avana umucanga haruguru y'umuhanda ni uwo nguwo wahanyuze niwe nabonye nk'inshuro 10 urumva yiyubakira gusa urumva wari wabayuwe gusa n'abapolisi ntago abapolisi bari hafi kuri bariyeri abakozi b'umupaka ku ruhande rw'u Rwanda niba bari mu biro ntabo nabonye cyokora hari imodoka zasohotsemo ebyiri zigaragara ko ari nk'iz'abakozi b'umupaka amapika 2 ku ruhande rw'u Burundi ho reka no mu biro nta bari bahari yego ku ruhande rw'u Rwanda nibura hari haparitse imodoka zitegereje nabo barundi bahicaye bavuga ati wenda bari buze kuturekura ariko ku ruhande rw'u Burundi nizo modoka bari bazirukanye zagiye kure bivuze ngo by the way byumvikane ko u Rwanda umupaka w'u Rwanda ntabwo ufunze ariko ntabwo warekura abatari bubugire aho binjira sibyo se ntabwo wamuterera ngo sohoka mu Rwanda uzi neza ko hagiye bataramwemera injira mu Burundi niyo mpamvu bagumye aho ngaho ntabwo ari abanyarwanda babangiye nuko babangiye kuko bazi ko niba barekura hakurya batari bwemere ko binjira niko byagenze ariko baratsimbararaga urabizi ko umwana ujye wabatabara iminsi umuntu ujye wabo ntawe umukumira baricaye bamwe bajya kuganira baganira amaganya yabo hari akantu kameze nk'agahoteli kari aho hafi abashoboye barajya kwiganira abashoferi b'ibyo bikamyo abashoferi b'igikamyo bahageze kuwa 4 saa 8 amakamyo twasanze yahageze kuwa 4 saa 8 arahirwa araharara ubwo rero abo ngabo bari bishyize mu mutuzo bavugana na ba sebuja babatumye ibicuruzwa bitangiye kubaboreraho ibicuruzwa bakibaza n'inzira bari bugiye guca ibicuruzwa bikagenda bihenda donc buri yose habaga ari udutsinda par rapport y'agahinda bafite hari abari bavuye i Kigali hari abavuye Canada hari abari bavuye za Kampala abari bavuye za Nairobi bose baraho kuvuga rero kugaruka bise uretse kuba se abarundi bo bitari byoroshye ibyo byo kuva basohoka ntabwo rukura nta byashobokaga uretse ko bitashoboka no kugira ibyoroshye ni kwa kundi bashobora gutiriya bakavuga ati uyu ni urgence dore ubwo ambulance itwaye umurwayi ni hit mu modoka ijana bakemerera ambulance nta nimwe nta bishoboka kuvuga ngo biroroha nta wabyoroshye umupaka urafunze nta wabyoroshya cyo kora aho duhari muri ayo masaha ane hakrosinze umugabo umwe ntabwo nibuka case yuko yari imeze ariko nabwo ari kugenda akajya ku biro bya immigration gusa atari ukwambuka hakrosinga undi mudamu umwe wari ufite ikamyo yapfiriye muri no man's land yaramaze gusinyirwa n'u Burundi kuza noneho ipfiramo hagati uwo mudamu nawe baramwemereye niwe wakrosinze yaba bariyeri yagurya agera ku biro nawe ntiyamaze n'iminota 15 yahise ducaho yiruka so urumva rero ntabwo ruvuga ngo ntabwo byuje ntibishoboka ntabwo ari biragoye ntibishoboka niyo yari ihari wenda uyu munsi amakuru mfite nta mashya ndabona niyo bagezeho bakabarekura gusa igishoboka wenda icyo cyo kirashoboka ko bavuganye imipaka yombi ivuganye bavuga ati aba barundi barayaha kuko n'u Rwanda ntirwashakaga ngo bagume aho ngaho ntacyo bari kubamaza byasabaga ngo basubire inyuma bajya kuri ako gahoteli basubira i Nyamata basubira i Kigali ariko n'abapolisi bo ku mupaka w'u Rwanda bari bahangayikiye abo bantu bari aho badafite icyo bari bubamaze kandi hari abari bahageze hari abahageze raveye abari baharaye umupaka ukimara gufungwa abari bafite ingendo barakomeje bisanzwe ugasanga rero hari uhageze saa 9 bawufunze saa 6 ni bijyari ibintu byinshi ibintu bivangavanze ubona abantu bari desespere nta morale pe
morale abantu batakaje ikiza abanyarwanda bo bari bafite gahunda kuko bari kwa gatanu ari weekend nk'abanyarwanda bari bafite gahunda yo kujya i Burundi barahageraga bati bugine urugendo rurapfuye tugaruke ariko z'abarundi bari kujya iwabo abavuye Canada abavuye Kampala yaricaga bati akareba iwabo harebesha amaso twende biraza kugeraho habone kutanga amabwiriza twambuke nuko byari bimeze ya ni situation yari ku mupaka wenda nayitangiriye ariko ni ibintu twari twavuzeho n'ubundi mu minsi ishize nyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Ndayishimiye aho yari yagaragaje kwikwa mu Rwanda nyuma twumva ibyo ngibyo by'ifungo ry'umupaka twari twabyibajijeho dutera imetero tutise byaba byakototeraho bihita bishyirwa no mu bikorwa yego ariko ntabwo gushyirwa mu bikorwa kwabyo no gufunga k'umupaka na officialité yabyo iracyagoye nubwo nyine Perezida General Neva yabivuze asa n'uca amarenga uriya mupaka nubwo ufunze Perezida yari yarabivuze ariko nta nyandiko iri officielle byose ni ukuvuga kuko kuwa kane witwa ni teretse Martin teretse ministre wa Intérieur yagiranye inama n'abayobozi b'inzego zibanze nyina mu ntara ya Kayanza abivugira muri iyo nama avuga ati paka turawufunga dufite umuturanyi mubi avugamo n'izina ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda naho byavugiwe ku mupaka umwanzuro itushyirwa mu bikorwa bisatse kuvuga ngo ifungwa ry'imipaka ryakagize procedure either ni presidence cyangwa se ni porte parole wa gouvernement cyangwa se ni yellow paper niba aho bayigira niba bagira green paper simbizi cyangwa se ni minafete cyangwa se ni migration imyanzuro nk'iyo hagasohoka igipapuro cyanditse so numva ngo bira byose kugeza ubu byose ni ibyavuzwe mu magambo nta kindi kiri officiel gihari bishatse kuvuga ngo Neva kimara kuvuga kuriya ashobora guhita kuba yarahise atanga ordre ariko itanditse none bugacya nyuma y'igihe gitoya na ministre wa Intérieur akabivuga ariko nta kindi pe uribuka ko n'u Rwanda muri OGS itangaza so yavuze ngo tubabajwe no kumva mu bitangazamakuru ku mupaka w'u Burundi ufunzwe ntabwo handitsemo ngo tubabajwe n'itangazo twabonye ya media uwo ministre wa Intérieur akimara kubivuga ibitangazamakuru byatangiye kwandika za SOS Burundi kuri yaga kuri kumbuga bese za Twitter birandikwa abari ku mupaka en pratique bahita bona koko ville morte basi donc byahise bikushye uwo ministre akibivuga byahise bigira so rero ubwo nyine Neva yari yarabivuze akomeje twe tubyita nayo abivugira muri press conference abivuga mu ijambo ryo kwifuriza abarundi umwaka mushya ariko yarakomeje ariko nta mu nyandiko ntabyo nduko ni nka ordre simbizi bapfa situation nk'umuntu wigereye ku mupaka wabonye uravuga uti birafunze nyagufunga burundu kandi uravuga uti hari n'abantu bariyo banze kuhava bakampinze uyu munsi nta foto y'uyu munsi mfite niba by the way hari imodoka nka twasanze amakamyo nk'umunani n'imodoka z'aba privé zigera muri nka 12 zivanze z'abarundi n'iz'abanyarwanda ariko twahavuye hari nk'eshanu z'abarundi zamaze gukata harabo twavuganye bavuga ati tugende n'ubundi ikigaragara cyo ibyaturabimenyereye ubu nta kundi bari nk'eshatu hari abatatu bari muri contingent imwe yari nka delegation y'abarundi bibera hanze y'u Burundi ariko bari bagiye muri weekend cyangwa se wenda ari nabwo bagiye mu minsi mikuru iwabo bari nka imodoka eshatu zipakiye imiryango babanza kubyigaho bati ibintu ntago biri bushoboke muze tugende hakiri kare harimo abafite ubukuye umunsi kwa gatandatu bari bafite ubukwe kwa gatandatu kandi ubwo byari bimaze kuba kwa gatanu saa 8 bagomba kugaruka i Kigali either bagaca Rusizi bakambuka Bukavu bakajya guca Uvira cyangwa
cyangwa se bakagenda bagaca ku mupaka wa Rusumo bakinjira Tanzania bakinjira mu niba bahita Kobero bakabona kwinjira ntuza. Abafashe umwanzuro wo guhita basubira inyuma muri izo modoka zabo nabari bafite ama urgence yo kuwa gatatu yo ku munsi ukurikiyeho. Kavuga ati nubundi urubanza niba tugomba kurujyamo tugende hakiri kare rutaducika cyangwa se niba dufata umwanzuro wo kurureka mwicaye twinywera ikiyeri. Abo rero imodoka eshatu zuzahise zigenda. Hakaba n'indi kwasteri yaje, iyo nayo yaraje ihasiga abarundi bamwe irongera nayo irakata. Abo barundi yari harimo abavuye Kampala. Nuko so rero urumva ntabwo byari ibintu wavuga ngo ikiziri kirahari. Uyu munsi ntabwo namenya ngo abo nahasize abo twahasize bawurayeho cyangwa se basubiye aho bararaga aho bari bavuye cyangwa se baraye muri ako hoteli nakwita hoteli ko ku mupaka. Kwambuka byo nta kizere mbifiteho, nta makuru mfite. Ariko ari mugenzi wanjye twari kumwe yo ejo mu kanya yarimo twari dufite gahunda yo kuzindukira tujye kureba ari hari cyahindutse. Ambwa ati nta n'inyoni itamba. Ubwo igisigaye no kumenya rosoro yabo twahasize. Ese barambutse, ese baraye aho, ese bagarutse Kigali, ese baraye muri ayo mahoteli, ese baraye ku mupaka nyirizina nawe. Ikijyanye n'umutekano kimeze gute? Umutekano ni sawa. Oya uravuga oya nta gishyana. Hari abapolisi, hari abapolisi bashinzwe umupaka. Twabonanye na batatu bayobowe n'uw'inyenyeri udukoni dutatu. Harimo n'umukobwa n'undi muhungu. Hanyuma umukuru wabo w'inyenyeri ebyiri ngira ngo yari mu nama yaje nyuma, kuko tuhagera basaga naho bari mu nama y'abakozi b'umupaka muri rusange. Nuvuga ngo wa immigration, umukuru ukuriye abapolisi bakumva barinda umupaka, abo wenda abo mu misoro, ariko harimo ngira ngo bafite uko bari kuvugana nabo hakurya. Iyo nama twayisanzemo nta cyashobokaga kuri iyo saa twahagereye. Iyo nama yari ku ruhande rw'u Rwanda yaberaga hano nyine muri abayikoraga nyine nabo mu Rwanda. Yamaze none tuhageze niyo mpamvu nkubwira ngo uwo twaganiriye umwanya munini ni wowe udukoni udukoni twa hano. Ntabwo njyamenya kuba ntangira kumenya guhera ku kanyenyeri hasi ntacyo mbaziho. Umuserija subgora simbizi. Uwo rero uwo niwe twatindanye atubwira ati ntimugire ikintu na kimwe mufata niyo mabwiriza mfite. Umva n'udukoni ntimugire ikintu mufata niyo mabwiriza mfite. Nizi modoka nimuzifotore, ni uyu mupaka nimufotore. Cyokora mutegereza hari inama irimo, hari icyaza kuvamo. Turategereza niyo ya masaha 3 bigeze mu masaha 7 nibwo haje utunyenyeri noneho. Ariko inama ikimara kurangira baramubwiye kuri telefone ati egeranya abanyamakuru. Twari duhari icyo gihe kuri iyo saa twari tumaze kuba ibigo by'itangazamakuru byari nka 5. Ngo nanze kuvuga umubare w'abanyamakuru kuko nk'iwacu kuri TV10 twari turi 4. Kuri TV10 twari turi 4. Hari abandi baje nyuma barimo abo kwisango, imodoka nayo yajemo abagera muri 4. New Times yari hari 2. Umuryango TV hari umwe, umuyobozi wayo Joseph wakuzwe umuremyi. Flash TV, Radio Flash hari nawe umunyamakuru wayo umwe yari ahari. Hari RFI umuzungukazi witwa Rusiya, we yari yahageze mbere yacu abonye nta kiri bucemo yigarukira hari Kigali cyangwa Nyamata, ko nyuma nawe yaje kugaruka turabonana. Ngo nta kindi kigo nibagiwera nuko. Noneho inama irangiye yaberaga mu mupaka epfo. Komanda w'uma assistant inspector ngira ngo utunyenyeri 2 abwira wa wundi udukone ati babanyamakuru noneho begeranye babwire ibi nibi. Ubwo twari twiteze ngo muri raporo inama nirangira baraza baduye nk'akantu k'agatangazo k'imirongo wenda nk'icumi cyangwa 5. Reka da
bahise bahamagara wa mupolisi twiriranwe nanabashimira abapolisi bakora ku mipaka. Abapolisi bakora ku mipaka vraiment manza babona amasomo mbafe ni nk'abakozi ba immigration. Discipline bafite ni nk'iy'abakozi ba immigration. Yego. So baba bari qualifié kuko narabibonye tujya kuwa Gatuna muri 2020 bawufungura nejo n'abantu basabana babonye amasomo atuma babasha guhura n'abantu bibibazo bitandukanye b'indimi zitandukanye bama nationality atandukanye. Udukorera dukipinze ntihagira uwiyamburuya ntihagira uvuga nabi ntihagira uwimyoza mbese atugumana. Hanyuma rero inama irangiye baramubwira bati egeranya abanyamakuru. Araduhamagara turaza urumva ibinyamakuru nka 5 kuko abisango baje twamaze kwemererwa. Hari abari bahiriwe hari na letazi yari hafite umunyamakuru. Yego. Twahiriwe tutabuja tubona umuntu asohotse tukagira ngo inama irarangiye. Finaloma rero mu masasa ba 8 baraduhamagara ati ngaho ni muze wa undi twiriranwe ni nawe ni nanjye yahamagaye mu izina manza wenda ashobora kuba asanzwe akurikira JALAS official cyangwa Karegeya Omar Pano cyangwa se ikiganiro impamo. Yari yamfashe mu izina nkaho asanzwe nzi kandi n'umukuriye nawe yaje nzi. Arahamagara ati Karegeya hamagara ba bantu bawe baze tubabwire. Hamagara abakameramani banjye nari natwaye hamagara nabo bandi bose bari aho. Joseph yari aho hafi baratubwira ati rero mwemerewe bedewe harimo n'amakosa inkuru y'umwana isubira inyuma. Harimo amakosa mu bintu byatumaga tutemerewe kugira icyo dukora nuko ngo amategeko y'imipaka kugira ngo ugire icyo ufotora ubisaba kuba wandikiye immigration direction générale ya immigration ikabikwemerera. Twese nta numwe wari wanditse. Twese nta wari wanditse. Letazi yari yanditse igeze ku mupaka. So New Times niyo yonyine yahagurutse i Kigali yamaze kubisaba. New Times yahagurutse i Kigali yamaze kubisaba. Noneho yagiye kuhagera uyo yemerewe. Twe tuhari kuko ko tutanditse tutabyemerewe. Hashize nk'iminota 45 batubwira ngo i Kigali muri direction ya immigration bahamagaye ku mupaka wa Nemba bavuga ngo hari ikinyamakuru kimwe cyabisabye kimaze kwemererwa. Baraza baratubaza bati ese ni icyanyu? Reka ningewe ndimenye hako bandika. Duhamagara wa letazi. Ubwo twaravugaga nta zindi muwe twabatabaraga natwe twitabara. Twavuga tuti uyu nguyu umwe niba mwemerera turamutuma cyangwa se dusabe natwe tumwitendekeho turamubura. Mwamugenderaho. Uwa RFI yagiye. Uwa letazi ati nanditse ariko nta gisubizo ndabona muri email kuko yari afite telefone na machine. Ati nta gisubizo ndabona. Dukora kuwa flash ati ntago nanditse. Dukora ku abisango ntago bari bahari. Tubaza Joseph sinza hano yari atize tuti ni wowe uhamagaye bakaguha uburenganzira ati reka tureba twitana ba mwana tugumaho uburenganzira. Hari cyamakuru kimwe cyemere kwinjira mu mupaka ariko dikiraho kitarahagera. Baba baraje rwose abahungu ba New Times y'umuhungu mwiza w'inzobe wari wambaye Visit Rwanda ati ni twebwe. Buri no bemererwa kugenda ipfo. Aho twarebeshaga ijisho nk'aba harya abayisirayeli bavuga ngo ni igihugu cy'isezerano. Twarebaga Darundi barebaga igihugu cy'isezerano. Abo banyamakuru ba New Times nibo bemerewe kugera aho hantu twarebaga nk'igihugu cy'isezerano. Hanyuma ya nama irangiye yemerera natwe tutanditse. Wamugara duhamagara icyo gihe ambwira ati zana abo bantu bawe. Aratubwira ati mufate hano cyapa cya bon voyage n'iyi bariyeri na biriya biro mwerekane ko nta muntu hari nta nyoni itamba. Hanyuma nibi bikamyo mbese ku ruhande rw'u Rwanda turahabahaye kuko n'undi yahereye atubwira ati ntago umupaka w'u Rwanda ufunze. Ati twanze kurekura atagira none ngomwarize niba udafunze kuki mutatereka ngo tugere hariya ku biro bya immigration. Ati mugira mutese ati mutegereze inama. Hanyuma n'umuyobozi we umukuriye nawe abaraje w'inyenyeri ebyiri nawe araza tuganira uko bimeze basi. Ubwo batwemereye dukora ama stand up dukoresha ama interview dushyiramo umupaka ariko nyine urumva kamera ibasha gukurura ikagera no hakurya. Yes.
hanyuma rero turangije dukoresha ama interview, abarundi bamwe baratwangira batubwira ati nta ku mpamvu zacu bwite si ngombwa, abandi bakavuga ati wowe uri mu kazi kanjye kapfuye. Abo naba shoferi b'amakamyo b'abarundi. Hanyuma umuganda umwe wari uhari arambwira ati ngiye inzara iranyishe, urambaza iki muri iyi nzara, nageze ejo saa 8, ubwo yarazi ko azajya arara yambutse akarya Bujumbura, ntibyakunze ati urambaza iki. Nanjye rwose ndabyoroshya icyo nakoze. Amakuru yo barayatangaga, icyo bangaga ni kamera na mikoro. Icyo nakoze nuko nakoze summary y'ibyo nabonye, bikorera stand up aho ngaho ku mupaka nyine basi. Hanyuma abanyarwanda bo baravugaga nubwo bari bakeya, tuvugisha abamotari baraho bahasanganwa iseta, buri kanya bazana umuntu ugiye kwambuka batwara uwambutse ugaruka, biriwaho turi kumwe, biriwaho mutubazi cyuriyaho kandi wahindura iseta umunsi umwe. Ubu bamwe wenda bafashe umwanzuro wo kujya gukora Nyamata cyangwa se Ruhuha cyangwa se bakaza i Kigali. Ejo bwije nta mumotari ubonye umugenzi, urumva. So ngibyo rero nguko. Hanyuma abacururiza aho ngaho bafatiye wewe, hari amabutike ari aho hafi y'umupaka, benshi bari bakinze bagiye kwiryamira kuko babonaga nta uza kubabaza ikintu. Bamwe twagiye baduha kugira ngo baguhe amazi yo kunywa, wagomba gutumira mu rugo bakabyuka bakaza kuko bamaze kuruzinga nyine bafashe. Ukuvuga ngo icyitwa activity cyose muco mufite ihene reka da yamaraga ebyiri ejo nta n'akaguru ni nabo bakecuru. Abo bakecuru babaga bicaye bimyoza, hari umuhajyati ufite n'imbago aho yicaranye n'undi mukecuru wambaye ibitenge uvuye gusura umukobwa we mu Rwanda, ari naho yakoreye Noheli. Abo bakecuru bari bicaye baganya, inkende baga iri kubakinira mu biti hejuru. Natwe tugafata ngibyo nuko agwabura byose. Yego nibyo ngibyo twabashe kubona, ariko nta muntu n'umwe wari wishimye. Aritwe tuje mu kazi, nta makuru twabonye afatika. Ari abashaka kwambuka ntago bambutse. By the way, nabo polisi, urumva abapolisi bari bamenyereye kwicara bahura n'umuntu karibu, bon voyage, safari njema. Noneho basanze bo akazi kabo rukubabwira ngo ntawuhita. Byahinduye isura. Byahinduye isura. Ni umupaka w'u Rwanda n'Uburundi, ariko nkuko twari twatangiye tubivuga, ibi bikaba bikomoka n'ubundi ku byo president yari yatangaje. Nabonye inkuru niba ari impuha bavuga ngo n'uwigoma, ariko wigoma ntago biri officiel, ntago mbizi. Ubwo nawo ngo wafunzwe, ariko simbizi. Hari icyo biziho? Ntacyo mbiziho, ariko ndumva atari byo. Buriya iyo haje crise ibihuha bibona umwanya. Ankado crise ibihuha bigira umwanya, abantu benshi bagahimba ibihuha bakurura bishyira paraporo y'ibyo bifuza. Buriya iyo ufite urugo rwawe, iyo rurimo umugore umugabo usinda, niyo yabagura igitenge bamubwira ko bavuga ko umugore w'icyo yambara kigurirwa n'abandi bagabo kuko wa wundi asinda. Ejo bundi bakabukumva bavuze ati kubera ko asinda n'umukobwa we aratwite kandi adatwite, kubera ko asinda n'uriya mwana we yagiye kunywa urumogi kubera ko atamwitaho. Byose ari ibyo bari guhimba, bagenda babyegeranya kandi nta cyabo. Gisenyi Goma irya ibivuye mu Rwanda, Gisenyi amafaranga arimo abayavuye hakurya cyane. So rero ntago ari ahantu ndeka bivuge with the facts. Buriya nuko abantu batabikurikiranye, kandi ngiye nabikozeho n'inkuru mu gihe cya corona. Gisenyi yari ibayeho bitandukanye n'ikindi gice cy'u Rwanda. Niho honyine hari test ya covid imara iminsi 15. Hano ari amasaha 72. Wakoraga ya test rimwe mu kwezi wipimishaga kabiri, kuko bazi ko ari ukugendagenda. Abantu bari guhora bipimisha, bari guhora bipimisha, kandi igipimo kigurwa bikaba bivuga ngo niba shoye biyo imari yaranguye 15 arayungukamo 3, kandi test n'ubundi byari 3. Buri munsi wamuca ibyo 3 akabikura he, kandi ntushobora kumuhagarika kugenda. Arabaho ate? Uranyumva? So ubuzima bw'iriya migi yombi rero ni interdependent. Niyo haba crise imeze ite, maze cyetse ari UN ije hari, ntabwo simvuze ko utafunga, ariko ndimo ndakwereka uburyo bufunguriye bisaba. Yes, oya
niba abanyegoma banywa amazi avuye igisenyi uruzi nubakupira amazi baranywa ikivu bicwe na kure abenshi mu bakire bigoma batuye n'igisenyi n'amabanki bakoresha naya hano muri RCD yego abacuruzi baverisa mu mabanki yo mu Rwanda mu gitondo abaturage bagoma bategereza ko u Rwanda rwohereza amazi yo kunywa inyama zo kurya amagi ibyo byose biva hano so ufunga tudashaka kudakunda abaturage icyo nzi cyo ibyo ni ibihuha ariko abantu kuba bagira kujya byo gukuririza ibyo ni bisanzwe rwose mu gihe cya crise ibihuha birazamuka gushaka impamvu nuko ariko ibyo ntabyo nzi no gukabiriza ari ni nk'ababa bashaka kuvuga ati noneho nagoma kwifunze abanyarwanda baraho bate haraho namvise ngo u Rwanda ngo rwagoswe ngo mu majyepfo ngo ni burasirazuba ibyo rero nibyo nkubwira ngo biterwa n'umuntu icyo yifuza ko cyaba niba wifuza ko tuba mu gihugu kifunze imipaka yose byo birakureba kandi tuzabaho wa mugani w'akabarebe yavuze ati nubwo igihugu akarere twakayogoje tugomba kubana cyane tukabasha kwivana mu bibazo byacu ntabwo tugomba kuba dutunzwe n'ibihugu bidukikije tukishakamo ibisubizo so wavuga ngo bahafunze ibyanze bikunze igisubizo kizaboneka ntabwo kubaho kw'inkoko ari impuhwe z'agaca sinye nakavuze ibyo oya nibyo hagati aho rero ngira ngo byibuze tubashe kumva uko situation yo ku mupaka imeze wewe wari wagiye ku mupaka ariko ni Kigali ntibiba bibura biba bihari byinshi ntabwo ndi bubitindeho ariko ibyo buse nakubaza ibyo muri showbiz se warabimenye biterwa n'ibyari byo showbiz nayigira muri showbiz muri no minsi witwa SHADDY BOO na Austin abo baba bakozanyijeho batikise umwe n'umunyamakuru akaba n'umuhanzi harya buriya ba SHADDY BOO muri mu bakategoriza mu SHADDY BOO yavuze ko ari Slay Queen ni iki nyine nawe ni party ya showbiz ngira ngo barangwa n'iki SHADDY BOO yita umumodo we yavuze ko ari Slay Queen yarabyivugiye yego ariko ni umuntu uzwi ukurikirwa yego ni influencer katuvuga uko apfa iki n'umunyamakuru w'umuhanzi si inzu se ngo yaragiye gukodesha ahantu ibyo ni bisanzwe nuko mwapfa umwanya wo muri bisi nta munyarwanda utagira aho yaragiye gukodesha Austin aramwicira oya icyo nkubwira ibyo bapfuye ni nundi yabipfa nk'ibyo mutari yapfa n'umugenerali kuko nta muntu utagira aho aba nta muntu utagenda mushobora gupfa umwanya wo muri bisi mushobora gupfa amazi ya wasake kuko ayo twese biratureba cyangwa mugapfa inzu yo guturamo wa mugani wawe batiki ati SHADDY bati ngewe njye gushaka inzu ahantu Austin anyicira avuge ngo ndi indaya ngo nzaca ibikuba n'ibiki wabivuze uko yabivuze ariko niyo mpamvu utazaba umusesenguzi yavuze ngo yabwiye abwira Android ngo SHADDY BOO ntashobotse ntafatika aha hantu azahahora akavuyo na polisi zemo kubwira Android w'iki gihe rero ati hazahora polisi bwo yanavuga ati nyivanye ku isoko ariko se dusipoze none se Austin avuga ko yabivuze cyangwa ko bamubeshyera Austin arabihakana ariko se aba yarabivuze yaba yari kure y'ukuri cyane nabiteza kose no muri rusange ntabwo wamaye definition mwebwe muri showbiz icyo mwita Slay Queen ariko reka dufate ngewe ngerageze ntera metero reka tumwite social media influencer ntacyo ariko n'ubusire Queen arabwiyemerera pe none se abana na se wabo wese ukodesha ntabwo uzi ko barandirodi babanza kureba ufite umugore ufite abana ufite umugabo byose criteria ubyumva ushobora gusanga nyiri byo ndakunda umugore ubana n'umugabo nantuza na Austin navuga ati ukumureba afite abana ariko nta mugabo babana wenda ni nk'ibyo yashakaga kuvuga hanyuma se
bivuga iki niba nta mugabo agira akaba afite abana afite abagabo si urugero se ko papa w'abana n'umwe niba waje gufata inzu se niba bari kumwe aje gufata inzu se yabwiraga Landlord se ko afite umugabo umwe aba Landlord rero ba nyiri ibyo ndibyo barabireba nuvuga ngo naho Uncle Austin yabivuga yorosora guwabyukaga nta Landlord wifuza gucumbikira umugore w'ibana keretse ari nk'umukozi muri leta azi ngo akora muri ministeri runaka yego none undi ibyo cyose nibabanza kwibaza harya akora iki harya bahe avuye iyo yabagamo yivuye mate none ni umugore ntabwo muzi nagira reaction muzamufashe ko ntituziranye ariko niba afite abana avuga ati nabyumvise aganya ngo ariko Austin ukuntu namuhoberanye igihunga n'igishika n'urugwiro yarangiza akaba atashaka ko mbonaho niryamishiriza abana uwo mugore uhangayikiye abana nyiri byo ndicyo rero uvuga ngo abo bana ise arihe niba atabona se aravuga ati base ni benshi so base iyo ari benshi niho haza bituma polisi ikora visite de courtoisie aho ngaho polisi ihoze ijisho byanze bikuze ntihabura ikintu base se bahahuriye cyangwa se ntibabyumve kimwe icyo rero ni ikibazo rero byo nibisanzwe kuko simvuze ngo ni indaya niba hari iyo terime yaba yakoreshejwe amusore ariko nyiri byondo we mu mutwe azi ko uwo muntu yitwa indaya umugore ufite abana adafite umugabo udafite akandi kazi akora kazwi kuri nyiri byondo amwita indaya so rero gucumbikira indaya no gucumbikira couple ari couple ikiri jeune na couple ikuze ifite abana bakuru byose ba nyiri byondo babishyira mu mibare n'ibiciro ntabwo biba bisa nanone no gucumbikira seribateri ntabwo biba bisa ariko noneho umukobwa w'umuseribateri umugore umufiyemeri ufite umwana umwe watandukanye n'umugabo abo bose muri dosiye kuri nyiri byondo mu kuguca amafaranga arabanza kuvuga ariko uzi ko ushobora kumuha 300 ku kwezi ufite iyo statut akemera 200 y'umukozi wa leta kuko azi ko ku munsi wo guhembwa uzahita uyamuha nabyo nabyumvisemo ngo aravuga ngo ushobora no kutazajya akwishyura kwera iki nta hantu avana hazwi arasaba nyiri byondo na erewe umuntu washa kugondagonda akazu muri Kigali ubwenge ababurusha arabanza akagutera imetero nawe cyane ku buryo yakwemera 200 y'umuntu ukora muri 200 y'umuntu ukora muri Minedike ariko wowe umuntu ukora muri Minedike utega bisi ariko wowe ukaza uri mu ijipe nziza ariko yakumva bamuzi isukora iki mba ndaho je mo debrouille agafata 200 ya wa muntu wa Minedike kurusha 300 yawe uvuga ngo uri debrouille mu buzima nirwanaho nta nyiri byo ndo wumva iryo jambo icyo kirero kirashoboka so mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero nyiri byo ndashobora kuba yaravutse Austin mu buryo bwo kubaza amakuru none nyine wenda Austin agatanga ayo makuru yanamubaza yagera kuri SHADDY BOO akabifata ko no bivugwa ko araho nabonye bivugwa ko mu nkuru y'igihe bivugwa ko Uncle Austin yari yarakodesheje iyo nzu akayishyura ntayigemo none akaza kubwira nyiri byo ndati ko ntakigiyemo washatse umukiriya akansubiza amafaranga noneho nyiri byo abonye SHADDY BOO ahamagara Austin ati ngwino amafaranga umukiriya namubonye noneho Austin aje abonye ari wa wundi ati n'uyubonye ndumva araho byaba byaraturutse nta bindi niko ni ibintu nanjye nsanga aha ngaho naho urumva Austin yarafitanye isano na nyiri byondo kubera amafaranga Austin yishyuye iyo nzu ashaka ngo bayamusubize ariko umunsi wo kuza kuyasubizwa agaya uyatanze niko nabyumva ni metero mujye munyihanganira oya birashoboka kuko nurabonye hari Austin avuga ko ngo nubwo SHADDY bari kuvuga ibyo iyo nzu ayibamo yageze akayibona byumvikana ko bishoboka ahubwo ko icyo kiri kuvuga gishobora kuba ari cyo ahubwo nabonye abantu batera amabuye Austin bavuga bati nta muntu w'umugabo wo kuvuga ngo arajya kurega umuntu yavuze se ngo aritabaza inkiko inkiko zacu zaranagowe si kuko umuntu w'umugabo ikintu cyakujyana mu rukiko ngo bamvuze wanze kuvuga se ko yaheze mu nda ya nyina icyo ntabwo arivugira ubwo ariko reka nkubwire
ubwo ari ubwo yabanza muri riba akajya n'umugenzacyaha wakwakira icyo kirego gihe rwose n'icyakirwa umugenzacyaha muzamumbwire yaba atazi iki gihugu cyamutumye pe bikoma ariko oya urwego rushyirwaho n'itegeko abanyarwanda bishyurira n'urwo kwirwa rwakira ubusa ebana rwazarega kabisa harega avuga ngo ikize ngo bavuze ko kumuharabika inzego zacu zaragoye niyo mpamvu ubona hari ubucucike ugasanga urubanza dosiye itangiye muri 2002 bagufigishije 2028 shaka azarege bamupange 2030 cyo nzazaburana nyuma yanjye ariko ye shatu wagira ngo abacamanza bacu inzego z'ubutabera zacu zabuze icyo zikora bafunga Shaddy Boo bako bagira ngo kirone bafunze Shaddy Boo garatukanye okay kari kanyuzemo ko numvaga ngomba kubikubazaho kaduhaho igitekerezo ko ikintu kiri social nubwo arabastari byabayeho kiri social nkuko wabivuze ariko ibyo nibisanzwe gutanga amakuru ku muntu ubuse ntabwo nigeze nari ahantu twagiye kugira gutya twagiye gushaka inzu turi ikinyamakuru umukecuru akaza akatucishamo ijisho yakoma ngo turi abanyamakuru nyamakuru mu Rwanda se bagira amafaranga yari inzu ya 25 hano mu Kiyovu araza aritegereza nyamakuru se bagira amafaranga asubirayo azana umuhungu we wari uryamye umuhungu nawe araza afite n'iroro aritegereza ariko twari dufite akamodoka gatoya karaho nawe arareba abanyamakuru se bagira amafaranga umukecuru arabivuga n'umuhungu wabisubiramo uri kubyumva agwo harundi mudamu twari turi kubona avuga ati tarabo ngabo ni babandi bitwa babaneti baneti yagira amafaranga urumva ibyo rero ni ibisanzwe wese umuntu agenda rege ngo banyimishije inzu icya kabiri inzu ni kesu y'amasezerano ni ubushake bw'umuntu kuyasenya cyangwa ntayasenya ashobora no kukure reka nkubwire n'ibindi utandarigera niyo yayikwima avuga ngo ni mugufi ntago niyo ngenga bitekerezo cyangwa akavuga ati ntago mpinzu yanjye abanyabyumba wamurega se wagenda umurega se ngo yazanye ironda ni uburenganzira bwe inzu ye ashyiramo uwashaka haba hari uwashyizemo kwenyegeza haba utabishyizemo wenda yaregera byo kuba byagiye muri social media utwo ni utudiru two ku kiwanja kuri tere wenda kuba byagiye hanze icyo nicyo cyaba ikibazo mu ruhame ariko ibintu byo kubabwira umuntu karakati cyarasa umureba kuri atereka timwihorere azagutesha umutwe afite akamodoka kari kuri myotsi n'urugero ibyo ni uburenganzira bwe ni ugutanga amakuru hanyuma uyahabwa nawe akayaha agaciro cyangwa akabyihorera uriya yo mwihorere ahora arwana n'umugore bazakumerera ibirahuri ayo si amakuru yose duhora dutanga cyane ibyo ntabwo wabiregera ariko iyo byagiye muri publique bishobora kuba impamvu yo kuregana babwire amazina reka rero nimero zireke gutinda ku bintu byinshi uramfasha dushimire Abani first of all ibaye duhaye neza gukorera Abani by City Blue nabonye isigaye igira ama event ku migoro bimwe n'imwe rwose hari bajya bagira ama event y'ama live bacuranga amagitari abantu twiza live band usanga bandi tuzuye ugasanga haje nk'umuntu ari gucuranga gitari bari byiza cyane akaruhura abantu ubivuze neza kabisa so Abani ni hano mu Kiyovu nyaboneka abakeneye kuza kuruhuka kumera neza muze muri Abani by City Blue mu Kiyovu ariko kandi abakiri muri gahunda zo kubaka munyarukire kwikaro hariya rwose Remera mugende mwubake mufate ibikoresho byo kubaka amarangete amagipsam n'ibindi amarange hariya rwose ukase ujya hahoze Sare Motoro munsi ya station mu Giporoso neza hafi ya station uhita ubona Ikaro Plaza ubundi ni inzu Plaza ni inzu yego Plaza ni inzu mu manza ari mu Gitaliyani cyangwa mu Cyespanyola ibintu nk'ibyo so rero ubwo mugereyo
ariko uri kure cyangwa se wumva ukeneye kumenya izindi information ariko bura plaza byakabaye plus amamuko yakabaye ari plus niyo bifitanye isano ariko plaza nyine plaza plus bishobora kuba byajyamo kabisa muhamagare rero kuri 8325 ariko nta zindi mvuga ndananiwe okay ntacyo ubwo kandi tubibutse ko vuga amazina y'amakampani nimero bazahere kuzange cyangwa uzazishyireho vuga gira amata uvuge Easy Buy Shop uvuge Mwarimu Clement uvuge Vekatu Green Tech uvuge na Granite Marble aryo ubwo unini uvuge abashaka kwiga ikidage ku Kimironko uvuge Mathieu na engineer Mathieu NM na Ernest topographe w'Inyasa abo bose ukeneye kontakte zabo yes mu gihe tutavuze nimero bakoresha izacu yego so Karegeye kaminira ahangaha yego n'umubiri nawo ntiworohewe yego nibyo kabisa urakoze cyane sawa ufite ikibazo cy'impyiko n'umwijima diabete ndetse n'umutwe w'igikatu kubura ubushake ku bagabo n'abagore mu gihe cyo gutera akabariro kurangiza vuba ku bagabo ndetse n'ibindi bibazo byose bijyanye n'amabanga y'abashakanye ntugire ikibazo mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe ivuriro Everlife turahari ku bwanyu ku badamu namwe kandi mufite ikibazo cyo kubura urubyaro bitewe n'imisemburo mike ntitwabibagiwe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima tuvura prostate ndetse na infection urinaire tuvura umugongo igifu tukanafasha babaswe no kwikinisha ndetse n'ababaye imbata y'ibiyobyabwenge Everlife tubafasha kubivaho burundu kandi mu gihe gito cyane dukorera Nyabugogo ku mashyirahamwe mushobora kandi no kutubona ku murongo wa telefone ari iyo nimero ubona kuri screen yawe cyangwa se ukaba wanatwandikira ku zindi mbuga nkoranyambaga dukoresha Everlife icyizere cy'ubuzima.